nongeye nguhaye ikaze kandi ndagushimiye nkwifurije ibihe byiza ukomeze kugira amahoro atangwa n'uwiteka Imana mu ijuru ikomeze ibane nawe mu bikorwa urimo bigiye bitandukanye nanjye meze neza ndaho ndashima Imana ariko by'umwihariko ndagira ngo nze kugaruka cyane kuri match ya APR ndetse n'ikipe ya Pyramide ni match yabaga rero ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 hano kuri Kigali Pele Stadium ngira ngo ni mu ijoro ry'ejo hashize ni match yatangiye saa 8 ngira ngo zamanywa kabisa wabonaga abantu ari benshi bahari buzuye ngira ngo ni match ari komeye cyane ariko ndaza kugaruka ku bantu bagera nko kuri batatu cyane ndaza kugaruka ku muntu witwa Jangwane ndaza kugaruka ku muntu witwa Wasiri ndaza kugaruka ku bafana b'ikipe ya Rayon Sport bagaragaye ejo stade yari yuzuye ariko ugasanga abantu bayujuje cyane na abafana b'ikipe ya Rayon Sport kuko aho nekereza ko abafana b'ikipe ya Rayon Sport ubwabo bashobora kuba bararutaga abafana b'ikipe ya APR ariko ikintu kimwe kiza kuba giri butangaze muri uyu mwandiko ni ukuntu aba bafana b'ikipe ya Rayon Sport bashobora kuba bari baraguzwe n'ikipe ya Pyramide yaje mu Rwanda bitewe nuko bari gufanira hejuru nk'abafite inyungu baza gukura mu ikipe ya Pyramide ibi ngibi turabivuga tugendeye kuki ngira ngo abantu bose bari kuri Kigali Pele Stadium umunsi w'ejo ubwo iyi match yabaga ya APR ni abantu bashobora kuba barabonye ubushobozi n'ububasha ikipe ya APR uyu munsi wa none isigaye ifite bitantera n'ipfunwe zo kuvuga ko ikipe ya APR nta kipe nimwe izayihiga iri muri cyo bita Rwanda Champion Premier League Rwanda Premier League Champion cyangwa se champion y'igihugu cy'u Rwanda hano iwacu mu Rwanda bishaka kuvuga iki kuri match y'ejo hagaragayemo ibitego bigera kuri 2-0 by'ikipe ya APR yakubiswe ibitego 2 ndetse iyo ifite ubusa ariko icyo nshaka kuza kugarukaho cyangwa se ibyo nshaka kuza kuvugaho by'umwihariko ibi bitego 2 kuba twarabitsinzwe ariko ntibivuze ngo muri match wenda biragaragaza ko ari ukuba twaritwaye nabi nubwo rizate ari uko twatsinzwe ariko reka tubirebere no mu yindi mboni y'ukuntu dushobora kuzitwara muri shampiyona cyangwa se mu yindi mikino igiye itandukanye dushobora kuzakina noneho abantu bitabiriye match mwarabibonye pressing yabayeho ikitwa umutoza wa APR Talib yari yavuze yuko byanga bikunda we intego ye ari ikintu bita pressing ndetse na tactique cyangwa se tic-tac cyangwa se passing hagati y'abakinyi ba APR ejo twabonye ikipe ya APR idomina ikipe ya Pyramide bitewe nuko Pyramide yari yibuze mu kibuga ahubwo yo iragerageza ya mahirwe makeya yabonye avukamo ikintu nakita nka hari amahirwe akomeye cyane ariko ibi byose nanone ndongera nze mbiterure mbishyire ku mutwe w'ikipe ya APR bitewe nuko ikipe ya APR uyu munsi wa none ikeneye umuntu witwa ikeneye umuzamu ku buryo buhambaye bitewe nuko byanga bikunda iyi ekipe ya APR ejo yagaragaye nkaho nta muzamu ifite Ishimwe Pierre n'umwe mu bazamu bari hasi cyane n'umwe mu bazamu batagaragaje ubuhanga buhambaye kuri match yabahuje na Pyramide ariko abakinyi bari imbere cyane cyangwa se bamwe mu bakinyi bakina imbere byagiye bigaragara ko bagiye bakoresha ubuhanga buhambaye bitewe na pressing bafite wabonaga ko batari gutakaza umupira uko babonye nubwo hajya habaho amakosa cyane ariko amakosa amwe ajya atandukanye ndayashinze umuzamu ndetse amakosa ahari ndaza no kuyashinza ekipe ubuyobozi bwa ekipe bitewe nuko butari kubona ko bukeneye umuzamu APR ifite ikintu gikomeye cyane cyo kumva ko ifite igomba kugira umuzamu umwe wenyine akaba ari ugenda ukadomina ibyo ngibyo rero byaje kuba bigaruka ubwo Pyramide yamaraga kwishyiramo ibitego 2 ubwo byabaye ibitego 2 itsindiwe hano iwacu mu Rwanda izerekeza mu Misiri ijye kureba niba koko mu Misiri izakuramo iyi Pyramide mu Misiri APR mbibutse ko irasabwa ibitego 3-0 kuko Pyramide niramuka ishyizemo igitego kimwe cyonyine bari mu Misiri bizaba bihagije Pyramide niramuka defense ibi bitego 2 bizaba bihagije ko Pyramide ikomeza APR ikagira gute ikaza gusigara twigarukire ku bafana rero abafana b'ikipe ya Rayon Sport ejo ikintu cyantangaje kimwe cya kabiri cy'abafana bose bari muri Kigali Pele Stadium wasangaga bose bambaye jezi y'ikipe ya Pyramide bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko byanga bikunda hari ikihishe inyuma cyo kuba ikipe ya Rayon Sport cyangwa se abafana ba Rayon Sport bose baraje gufana Pyramide bambaye imyenda ya Pyramide byo byonyine n'umuvugizi wabo
ureberera Rayon Sport umunsi ku munsi, Wasiri ubwe nawe iyo jezi yari ayambaye ari kimwe mu kintu cyagaragaza ko byanga bikunda atari uko ari mukeba, ahubwo bishobora kuba hari ikindi kintu kibyihishe inyuma. Ntago mbizi, ntago wenda nahita mbashinza mvuga ngo byagenze uku nuko, ariko baranabyemerewe kubera yuko APR na Rayon Sport ubundi ni abakeba hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyishimo byari byinshi kuri aba bafana, aho byageze ku munota wenda wari umunota wa 38 hafi aho ngaho, noneho n'abari bari hanze bose babinjiza muri stade ihinduka abafana, ku buryo aba bafana b'ikipe ya Rayon Sport bahise bimura aho bari bicaye, barahaguruka baraza begera izamu rya Pyramid, noneho kabisa batangira gufana bashyize hejuru. Pyramid itarigeze izana abafana, ariko yari yizeye ko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bose ari abakunzi ba Pyramid. Biki abantu bagakomeza kwibaza bati se iyi Rayon Sport ibi byishimo yabikuye he? Yabikuye kuba mukeba wayo APR yatsinzwe, cyangwa se hari ikindi kintu kihishe inyuma y'ibyo? Ariko nibyo koko tuba dukwiye kugira derby nka ziriya, tuba dukwiye kugira derby hagati ku mwanzi. Niba umuntu ari umwanzi wawe wimwereka ko wowe umukunze kabisa, byaragaragaye kuri match ya APR. Rero APR yakubiswe rero aharebera inzega, byanga bikunda turavuga tuti mana y'u Rwanda uzarinde APR mu Misiri, turebe ngo bizagenda gute. Match rero ikurikira iri ku itariki ngira ngo 19 z'ukwezi kwa 10, aho tuzaba turi kureba APR yageze mu Misiri ikomeje kujya guhangana. Uyu munsi wa none rero nitugaruka mu Rwanda cyangwa se muri Premier League, APR ifite amanota 3 mu mukino umwe, bishatse kuvuga ko uwo mukino yakinye yawutsinze. Ifite amanota 3, ikaba iri ku mwanya wa 8 kuri match imwe yonyine imaje gukina. Ese APR ishobora kuzitwara ite muri iri rushanwa cyangwa se muri iyi shampiyona yo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda itegurwa na Ferwafa ifatanyije n'amakipe menshi atandukanye ari hano iwacu mu Rwanda? Reka tubihanga amaso turebe ese ni ihe kipe izahangara APR nabonye hariya, ifite pressing, ifite pass, ifite n'icyo bita wenda discipline mu kibuga bihambaye, kubera ko buriya kuntu abakinnyi batanga bahererekanya, kuntu bakorana, bigaragaza discipline ihambaye baba bafite muri uyu mupira cyangwa se mu kibuga. So rero ubwo ngubwo nkibaza nti ekipe ya Rayon uyu munsi wa none yari yishimye, iri guseka, ibyishimo ari byose, izakora iki muri iyi shampiyona? Urahari, nanjye ndahari, umufana wa Rayon arahari, umufana wa APR arahari. Mureke tubihanga amaso rero turebe uko bizagenda, turebe ninde uzaterura igikombe mbere cyangwa se ninde uzahesha abandi ishema. Reka mbe mpiniye ahangaha rero babwire ko subscribe, like na comment ari ibintu by'ingenzi, kandi nongere kubabwira ko iyo ukanze www.vibestalk.com uyitugera kuri website nziza cyane iriho amakuru atandukanye y'imyidagaduro, cyane cyane ko nahasanga amakuru ya siporo hano iwacu mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Rero